Muri iyi video tugiye kurebera hamwe ese inductor na transformer bihuriye cyangwa se bikorana bite kugira ngo bibashe kuba byakora akazi kabyo. Ndagusaba kureba video kugera ku musozi kugira ngo ize kurangira umaze kumenya neza ngo ese transformer na inductor ibi bintu bihuriye cyangwa se bitandukanira he. Niba rero mugeze hano kanda subscribe kandi nukundi video kandi like ukore na share ku bantu bose bifuza ko mwasangira ubumenyi, ubundi niza na uploadinga video uzajya uyibona uri mu ba mbere ubundi nawe ubashe gukurikira amasomo aca hano. Ni ukuvuga ngo urabona hano dufite transformer, ariko iyi transformer yo ubwayo iyi ngiyi ntabwo ari igikoresho tuvuga ngo ni igikoresho cy'ibanze gishobora kuba cyakoreshwa gutyo gusa, ahubwo mbere ya transformer tubanza kugira ikindi twita inductor. Ni ukuvuga ngo inductor, dore nk'ubu ngubu urugero urabona hano iyi ngiyi urabona ifite uruziga, ishusho y'uruziga izingiriyeho insinga nyinshi. Ikintu gihita kikubwira ko ari inductor niyo urebye inyuma kuri board, aha ngaha urabona ifite amaguru asa naho ni amaguru abiri. Hagati y'ayo maguru harimo kano karango kameze gutya. Hano hariho hari ukuguru kwa mbere, hano hari ukundi. Ibi bintu bisobanuye iki? Ibi ngibi bigaragaza yuko nyine inductor iba igizwe n'urutsinga rumwe kandi rucamo umuriro ugakomeza. Ahubwo ikindi kintu wenda gishobora gutandukanya ama inductor ni amakowa ariho. Urabona nk'iyi ngiyi iba imeze gutya, iyi ngiyi y'uruziga, iyi ngiyi akenshi dukunda gusanga ikozwe muri ferrite coil. Ibikozwe muri ferrite coil. Ariko ama inductor yo nayo agira amakowa agiye atandukanye. Hari izigira ferrite coil, hari izigira metal coil cyangwa se iron coil, hakaba n'izigira air coil. Iyo tuvuze air coil bisobanuye iki? Air coil ni igihe dufite inductor iri aho ngaho gusa nta kintu na kimwe izingiyeho. Urugero katurebe wenda air coil inductor ishobora kuba imeze gute. Hano tugiye gufata urutsinga turuzinge, nirurangira dusigarane imitwe ibiri yarwo gutya. Hano dusigaranye imitwe ibiri yarwo. Turamutse dufashe urutsinga tugashyira ahantu dushyiraho insinga gutya, tukaba twashyiraho umuriro nk'abari gukoresha inductor bisanzwe. Iyi ngiyi ni inductor kandi nijya kubyara magnet izazibyara, ariko hano hagati urabona nta kintu kizaba kirimo. Hano hagati ikintu kizaba kirimo ni umwuka gusa, nyine ni ikirere gisanzwe cyangwa se space. Rero izo magnet zizavuka ahantu zaba ziri kuvukira ni muri air, n'ubundi ni mu mwuka mu buryo busanzwe. Niyo tuvuga ngo iyi inductor ifite icyo twita air core. Ariko iyo tugize ikintu tuyizingiriraho duhita tuvuga yuko iri kuri ferrite coil cyangwa se kuri metal coil bitewe n'iyo twayishyizeho. Ari naho tuza dushyiraho kariya kantu kameze gutya. Hano tuba tugaragaje yuko ifite ikintu izingiyeho. Naho gutya hano iyo tubikoze gutya tuba tugaragaza yuko ari air core inductor cyangwa se ni inductor idafite ikintu iriho gusa. Ariko ubundi muri rusange iyi ngiyi tuyikoresha nk'ikirango cya inductor. Ntabwo ari igihe cyose nko kuri no motherboard ngira nk'uko ubibonye ntabwo ugeze bashyiraho tuno turango two hejuru. Hari abari bashatse kugaragaza ko ari inductor gusa. Ariko iyo turi kuzitandukanya tugendeye ku makowa, biba byiza iyo dushyizeho kano kantu kugira ngo kagaragaze neza yuko iyo inductor iri kuri core cyangwa se ifite air core. Rero bigahurira na transformer yacu. Transformer iyo ikintu ikora ni itsinda ry'ama inductor, cyangwa se ubwo reka tubyite ikibina cy'ama inductor. Ama inductor arifata akishyira hamwe, ubundi akahita yubaka icyo twita transformer. Ibyo bintu rero bikagenda bite? Kuko ubundi muri rusange inductor yo akazi kayo, nk'iyo wenda twayikoresheje muri protection cyangwa se mu kurinda ibintu runaka, icamo umuriro ubundi igahita ivukamo ama magnet cyangwa se igahita ibyara ama magnet. Kuko no iyo tuyisobanura tuvuga yuko ni igikoresho electronique cyakira umuriro kikaba cyawubika, ariko mu buryo bwa magnetic field cyangwa se mu buryo bw'ingufu za rukuruzi. Niko ubundi inductor yacu tuyita, niko tuvuga ko ikora. Rero icyo gihe iyo duzifashe ari ebyiri cyangwa se eshatu cyangwa eshanu tukazegeranyiriza ahantu hamwe, tugahita tuzigabanya imirimo, zihita zikora icyo twita transformer. Bikagenda bite? Dore urugero, hano dufite umuriro turawuzanye, duhita tuwunyuza muri inductor, uragiye. Hano uyu muriro wacu uzabyara ama magnet.
aya mamagneti aba ashobora kwiyongera ryari, nk'igihe noneho iyi inductor itangiye gukora akazi kayo. Niba uyu muriro tuwohereje tukohereza na ground, byagenda bihita bikora short circuit. Iyo bikoze short circuit, iyi inductor yacu itangira kwitwara nka primary coil transformer. Twabonye ko primary coil nayo nta kindi kiba kidasanzwe, ni uko nyine bimeze gutya. Rero n'ubundi urabona iyi primary n'iyi inductor yacu nta hantu hamwe bitandukaniye. Wenda ahantu bitandukanira wenda hadasanzwe ni uko inductor zikunda kuba ari ntoya. Urwo n'urutsinga rwazo rukaba ari rutoya, mu gihe transformer nk'iyi ngiyi insinga zayo ziba zirimo imbere, nk'ubu none tuyihambuye wabibona, ziba ari insinga ndende, kandi urabona na ko iba iriho, urabona kiriya cyuma ni icyuma kinini cyane. Niho hantu bitandukanira, bivuze ngo n'ingufu zayo ziba zitandukanye. Iyi inductor ifite utugufu dukeya gusa, ariko mu gihe habaye short circuit yo itangira kwitwara nka primary coil ya transformer kugira ngo ibanze irinde ibikoresho cyangwa se ama component ari muri iyo circuit ntahitashya direct, kuko birafasha bigatuma niba hano hariho nka fuse, iyo fuse ihita icika mbere yuko hagira andi ma component yangirika. Urumva mu by'ukuri iyi inductor yacu ibidufashije. Rero iyo dufashe izi inductor tukazegeranya bigenda bite? Mu by'ukuri tuba twakoze icyo twita isolation, kubera ko ibintu bino mu bintu bimwe dukundira transformer cyangwa se dukenera kuri transformer ni gukora isolation, kuko urabona iyi transformer yacu, iki gice cya primaire muri rusange nta hantu kijya gihurira n'iki cya secondaire. Nk'uko no igishushanyo bigaragara nta hantu bijya bihurira. Wenda ko tubare urugero nka gutya. Urabona hano dufite urutsinga rumwe. Urabona uru rutsinga ndushyizeho rurarangira gutya, dusigaranye imitwe ibiri. Tuzanye n'urundi rutsinga rwa kabiri nabwo turushyizeho, nabwo rurarangiye. Mu by'ukuri nidufata umuriro tukawinjiriza kuri runo rutsinga rw'umweru rufite iyi mitwe ibiri, mu kanya uwo muriro nuza ko ufite ama frequency, ariko hano tuba tubibona ko hatangiye kuvukamo undi muriro. Urabona izi ngizi ni inductor ebyiri ziri gusangira icyo twita core, ari nabyo biba hano kuri transformer. Iyo zimaze gusangira core zitangira guhana ingufu. Nababwiye ko zihita zigabana imirimo, kuko urabona nk'iyi ngiyi iyi inductor yacagamo umuriro, ariko iyo tugeze muri transformer ho dufata inductor imwe tuyiha umuriro, indi tukayima umuriro. Bivuze ngo imwe igiye gufata umuriro, ubundi ibyare za magnet cyangwa se igerageza gukereya ziriya ngufu za rukuruzi. Nimara kuzikereya, indi yo yatangira gukora akazi gatandukanye n'ak'iyo ngiyo. Iyo yatangiye gufata izo ngufu nayo itangire zibyazemo undi muriro. Niho hantu transformer iba itandukaniye na inductor. Urumva inductor iyo ifata magnet cyangwa se ingufu za rukuruzi ikazibyazamo umuriro, cyangwa se igafata umuriro ikabyazamo magnet. Rero wazishyira hamwe ugahita zigabanya ako kazi, zigahita zigukorera transformer. Imwe ikajya yakira umuriro igakora izo magnet, indi igahita ifata izo magnet ikazikoramo umuriro. Ngira ngo urumva isano iri hagati y'ibintu bibiri. Nuko kimwe cyifashishwa mu kubaka ikindi, cyangwa se kimwe gikora amagroupe kugira ngo cyubake ikindi. Kuko noneho mu masharijeri ya telefone hari n'umuntu ugeze kubibaza, mbikoraho n'isomo, yabajije ngo kubera iki ngo hari sharijeri za telefone zigira transformer ifite amaguru 6. Ngira ngo urabona hano tuba tugiye kureba ku maguru, twasanga ko iyi transformer yacu ifite amaguru 6. Urabona iyi ni inductor ya mbere, iyi inductor ya kabiri, iyi ni inductor ya gatatu. Izi zose ni primaire. Gusa ariko iyi ngiyi ari chopper, kubera ko chopper nizo ziba zishobora kugira primaire zirenze imwe bitewe na design yayo cyangwa se n'ukuntu baba barayikoze. Rero urumva ibi bintu none turasanga yuko inductor zose ziba zabikoze. Inductor iyo zishyize hamwe zihita zikora icyitwa transformer. Niyo sano iri hagati ya inductor na transformer ikomeye cyane. Kandi ikindi kintu urabona hano, nk'uko zino nsinga ubona zidahura, ikintu zo zihuriyeho ni core gusa. Turazifata tukazishyira kuri core imwe, nicyo kintu zihurira cyonyine. Ibi rero bituma tuzifashisha cyane cyane ahantu nko muri audio systems, cyangwa se mu amplifier manini, kugira ngo zibashe kuba zakereya icyo twita ni isolation. Zitandukanya iri amplifier zikayitandukanya n'amaspeaker, kugira ngo hataza kugira umuriro uza direct ngo tujya ku maspeaker. Ahandi hantu reba kuri iyi miyoboro migari, cyangwa se iyi miyoboro ya rege y'amashanyarazi. Hari isomo nigeze gukora ubushize ndi kubabwira ku bijyanye na current transformer na voltage transformer. Urabona hariya dukoreshamo transformer kugira ngo tubashe kuba twakora urukuta rudutandukanya n'iriya miyoboro, kubera ko iriya miyoboro irimo umuriro mwinshi, cyangwa se ni high power, sinzi high power na high voltage nyine tu, haba ari umuriro mwinshi cyane. Rero kugira ngo tuze kuwufata kandi tuwukoreshe nta kibazo biduteje, urabona hano nufata ugashyiramo uriya muriro, hano kaza kuwukuramo, bitewe n'uko hano nta namwe haba hahuriye na hano, haba hamaze kubamo icyo twita isolation, cyangwa se batandukanye. Nta hantu namwe uyu muriro wahurira n'uwo hano.
rero urumva transformer yacu ishobora kudufasha gukora isolation, tugafata umuriro umwe ukaba uri hariya nubwo ari mwinshi, tukabasha kuwukuraho umuriro muke kandi dushobora gukoresha, kandi ntibize kugira ikibazo na kimwe biteza. Urabona transformer yacu nayo iba ifite akazi gakomeye ko kuba yadushyiriramo bariyeri cyangwa se urukuta hagati yacu n'indi miriro tudakeneye, kubera ko urumva ya high voltage usibye kuba tuyikeneye ngo igende igere kure nyine nayo ibashyiriye umuriro, gusa ko mu rugo nta hantu tuyikenera, kereka wenda nko mu nganda zimwe na zimwe ziba zikoresha nyine imiriro iri hejuru, ariko nabo ntabwo baba bakoresha high voltage zingana kuriya. Urumva rero transformer ishobora kudukorera akazi gakomeye cyane, ariko mu by'ukuri nubwo tubyitirira transformer, ariko akazi gakomeye kaba kakozwe n'aya ma inductor, nuko yifata akishyira hamwe agakora groupe, ubundi akabasha kuba yakora aka kazi. Nawe niba iri somo rigufashije kanda like, kandi niba utaranakora subscribe nicyo gihe kanda subscribe, ufungure n'akazogera kugira ngo ninza na uploading uzajye uhita ubona iyo video uri mu ba mbere, kandi ujye muri description ngufitiye group ya WhatsApp, harimo link, ubundi uyijoining tubashe kuba twasangira ubumenyi mu buryo bugiye butandukanye, ubundi duhuze ubutaha. Ciao.